isaha y'Imana yigeze hari icyo ubona, kandi tumaze kumenya neza yuko isaha y'Imana igeze icyo ubona ntabwo kiva mu ijuru ngo kikugweho, ikoresha abantu bayo. Bivuga ngo kunda abantu, bivuga ngo kunda abantu bose. Naje kubabwira ko Imana yangiriye neza. Iyo Imana yangiriye neza maze imyaka 24. Imana yampaye umwana, Imana impa umwana kugira ngo abantu bose bazabone ko hari isaha igeze ikora. Haleluya. Mu bintu nkunda abantu b'Imana kandi namwe muri bo. Niyo mpamvu uyu munsi naje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, tuganire iby'Imana yankoreye, mbabwire neza isaha y'Imana igeze kuri wacu icyo yakoze. Haleluya. Bantu b'Imana uko mundeba, bamwe muranzi, abandi ntabwo munzi, bamwe mwambonye ku binyamakuru bitandukanye kubera iby'Imana yankoreye, ariko reka mbabwire neza uwo ndiwe. Nitwa Mukaruhashya Sipesiyoza. Imana yangiriye neza kandi yangiriye neza, ndi umukozi w'Imana. Umugabo wanjye ni umupasiteri, tuyobora mu itorero Eglise des Amis, ni umurimo tumazemo imyaka 25. Imana yangiriye neza ndaho hantu. Aha mureba ni amateka yanjye. Nari narabwiye Imana ngo niteze kuzamenya aho uzangirira neza ndi. Urambwira ngo Imana irambwira ngo aho nzakugira neza uri ntabwo uhazi, uzahamenya. Aha mureba urusengero hitwa Inyamagumba, ariko Imana imaze kungirira neza, namaze imyaka 24 nta mwana mfite, ndaza kubibabwira neza. Imana imaze kungirira neza nahise nyaburumbuke. Haleluya. Munsi umwe Imana yangiriye neza, ngiye mu buzima busanzwe. Iyo myaka yose nayimaze nta mwana mfite, kandi si uko nari imfunze ndibyara, ahubwo nuko nabyaraga mu mwanya wo kumpa umwana bakampa agakarito, kuko umwana yapfiraga iyo kwa muganga iyo bagiye kumutegurira, kuko nabyaraga abana batuzuje amezi 7, amezi 6. Ariko baje kumumpa akabaho igihe gito, bakamujyana ari muzima akahumeka igihe gito, nyuma yaho bakambwira ngo birarangiye. Rero ngewe ubwa mbere nagize ntibisanzwe biba ku bandi bose. Nashatse 9/6 mu kwezi kwa 11, niho nashakanye n'umugabo wanjye Niyishoboye Anastase. Rero iyo umuntu amaze gushaka aba yiteze ko agiye kuba abantu 3, aba yiteze ko agiye kwagura umuryango. Mu bintu bita biza umuntu yashatse, abantu babazi ko agiye kwagura umuryango. Ariko njyaye umwana arapfa wa mbere, ndavuga ngo bisanzwe biba no ku bandi bantu, nanjye bimbayeho, buriya bizarangira. Bibaye inshuro ya kabiri ngiye kubyara, bampereza nanone umwana bagenda ahumeka, muganga araza arambwira ngo guhumeka biranze, baza bambwira ngo zana agakarito. Yo bambwira ngo zana agakarito, nari maze kumera nkumenyeye iyo mvugo, nabaga nzi icyo bambwiye. Umwana nawe arapfa, abantu batangira kunyita amazina. Ku mwana wa kabiri abantu batangira kuvuga ngo hari twishe inyoni, abandi ngo cyangwa twakoze ku bidakogwa. Numva ibintu bisa n'ibihindutse, numva ngize ikibazo, kandi ibyo byose byambagaho nsenga. Nanjye nasengeraga abantu, ibyo byambagaho nageragejwe nsenga, ariko isaha y'Imana ntiyari yakagera. Sinarinze umunsi, ariko Imana ikambwira ngo izangirira neza. Naje gusenga Imana ikambwira ngo nzakugirira neza. Babimbwira ntwite bwaca nabyara umwana agapfa, yapfa, Imana ikambwira ngo nzakugirira neza. Haleluya. Munsi umwe njya kubyara ku nshuro ya 3, ndabyibuka cyane. Ambulance irantwara ku bitaro, banjyanyeho barananigwa, banjyana kwinda ambulance ku bindi bitaro, na ambulance irantwara barananigwa. Abantu baravuga ngo, batangira gutelefonana bavuga ngo hari byarangiye, batangira gutuma nabo bavuga ngo ntaragaruka. Inshuro ya 4, inshuro ya 5 nari ntuye ahantu hitwa Igisenyi, njya kubyarira muri Kongo. Ngiye kubyarira muri Kongo, mubikira arambwira ati umwana wawe nanone aranze guhumeka, byanze gukomeza, umwana arapfuye, zana agakarito. Nangira gutekereza neza, ntangira kwibaza ahantu ndashingura umwana. Sinababara cyane kuko nari nsa n'umaze kumenyera, ahubwo mbabazwa no gutangira gutekereza aho ndashingura umwana mu gihugu cy'abandi, kandi njye ntuye mu Rwanda. Ndanyuze umwana ku mupaka gute? Ntangira kwibaza uko biragenda. Munsi umwe bikimara kumbaho, umugabo wanjye arambwira ati ngiye kuzana abantu bo kudutwara mu Rwanda, twagize ikibazo. Ariko simbyumve, twagize ikibazo. Igihe twabaga turi kwibaza uko turi bunyure ku mupaka,
umugabo wanjye we ntabwo yatekerezaga ibyo, ahubwo yatekerezaga ukuntu umwana arava mu bitaro, ariko njye nkatekereza ukuntu turanyuze umwana intumbi ku mupaka, none n'ejo twagiye gushingura, none n'ejo twagiye gushingura, none n'ejo abantu badutabaye. Byari bimaze kumera nk'ibigeze ku mutima wanjye. Nigira inama, ndavuga nti ntabwo ibi bintu nabivuga. Nigira inama, ndakenyera, ndakomeza, ngenda nk'ugiye kwihagarika, ndasohoka, numva ndakomeye, ndagenda, numva biremeye, mfata moto ndagenda. Nsize inde mu bitaro, uruhinja rwavutse. Kandi mwibuke ko uwo mwana yari uwanjye, nta nubwo yari ikinyenda, yari afite ababyeyi bombi. Ariko kubera impamvu, kubera ibi byari bimaze kugera ku mutima wanjye, kubera kwibaza uko byagenze, kubera kwibaza hari wa mugani icyo nakozeho, bituma ngenda. Igihe nageraga ku mupaka, nahuye n'umugabo wanjye ari hamwe n'abaje kudutabara. Nabonye nta kintu ndabasobanurira, kuko nabaga ndashaka ko bakomeza kugenda ngo bazane uwo murambo, ahubwo mbanyuraho ndagenda. Aho kugira ngo baje kuzana umurambo, bareba umuntu banyuzeho ko yari ari mu bitaro, bareba umuntu banyuzeho ko yari arembye, barankurikira. Igihe nageze mu rugo, nahise mfunga urugi, bakomanga urugi cyane, bari kugira ngo ngiye kwiyahura. Ubwo ibyo kuzana umwana mu bitaro bimera nk'ibihagaze, bareba neza njyewe. Ndababwira ku mutima nti nicyo nashakaga. Uriya mwana muramuzana, turamushingura he? Kuba ushize muri uyu mujyi nawe uzi aho umushingura, ushize turakomeza dufata amamodoka buri munsi baduherekeze. Ubwo muri make umwana abagira neza, abaganga baramushinguye. Uwo mwana sinzamwibagirwa, uwo mwana ntazamva mu bitekerezo, kuko yari umwana ufite ababyeyi bombi. Iyo mbitekereje niho natangiye kugira agahinda, niho natangiye kumva neza agahinda. Buri mwaka twahinduraga umudogiteri, buri mwaka twahinduraga abaganga, kuvuga ngo wari ubushize ntacyo yatugejejeho, reka dushaka undi muganga. Umunsi umwe turagenda dushaka umudogiteri, nari ngize 6, turagenda dushaka umudogiteri aravuga ati ndakuvura mu buhanga nize, mu byo nize ndagerageza kugushyiraho amashuri nize ndebe ko icyo biratanga. Anyandikira inshinge 180, inshinge 180, antegeka kuzigurira, antegeka kugura inshinge 180, mitiweli ntiyari yakaza. Inshinge 180 ndagenda ndazigura, maze kuzigura, bantu b'Imana ndagenda ndazigura. Mu gitondo yanteraga urushinge, saa 6 yanteraga urushinge, saa 10 yanteraga urushinge. Kandi kuva aho nari ntuye kugera aho najyaga bazinde, hari urugendo rw'iminota 30. Numva agahinda, numva ndashegese, numva ndashize. Ariko amezi 7 ashize nabwo za nshinge 180 sinari nakazirangiza, kandi naziguze amafaranga menshi. Ndirongera ivamo, ndaryama, ndasinzira, ndavuga ndi wa Mana we, warambwiye ngo uzangirira neza, ariko ndababaye. Wa Mana warambwiye ngo uzantabara, ariko ntibishoboka. Inshuro 6 ugize ni nyinshi. Abo twashakiye rimwe bafite abana bakuru, ariko ntacyo nari nakabona. Imana yari ibizi neza yuko nta kintu nari nabona. Imana yari ibizi neza ko ngifite urugendo rurerure, ariko njye nabonaga nihebye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nibwo muzagwa ntimuzarambara. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimwihebe kuko ndi kumwe nawe. Naraguye mu mutima ariko sinarambaraye, narihebye mu mutima ariko Imana irambyutsa. Isaha y'Imana igeze irambyutsa. Muri make nagize inshuro 18, ngira inshuro 19. Umwana mpetse ni uwa 20. Mu kanya ndaza kumubereka. Imana yangiriye neza, haleluya. Imana yangiriye neza, yantabaye narihebye. Isaha y'Imana yageze nge ntakibuka, ariko isaha y'Imana igeze uri gusenga nibiba byiza cyane, kuko iyo utari gusenga isaha y'Imana iragera ntubimenye. Isaha y'Imana igeze uri gusenga ufite amakuru. Iyo isaha y'Imana igeze uri gusenga ugira imbaraga. Munsi umwe ndabyibuka ngize inshuro 17 ndi hafi gutabagwa, ariko ntabizi. Nari ndi hafi gutabagwa, Imana yari izi ko ndi hafi gutabagwa, ariko sinari mbizi. Ndabyibuka cyane, nagiye kuryama ndota inzozi. Munsi umwe ndota ngo njyamye ku gitanda kinini cyane kiriho abana benshi, ndababara, nsanga abana bahanye n'umubare nabyara. Nagira guca mu bitugu nkabona hari abana bari kunyisha. Nangije ndavuga uko byagenda kose aba bana bari kunyisha nzababyara. Uko byagenda kose aba bana ntabwo basa neza n'abo ndeba imbere yanjye, kuko badasa. Bamwe n'ababyara abandi sindababyara, aba bana nzababyara. Nari bibwiye umugabo wanjye arambwira ati byarangiye,
nta bana tuzabona, mu byo Imana yaduhaye nta bana barimo. Ariko njye numva sinihebye cyane, numvaga nkomeye. Iyo myaka yose yashize numvaga nkomeye, iyo myaka yose yashize numvaga hari icyo Imana izankorera. Izo ntanga zose nabyaye ntabwo namugaye cyane, numva mfite imbaraga zo gusimbuka, numva mfite imbaraga zo kugenda, numva ngikomeye kuvugira Imana. Ariko navuga mfite buri gihe imbaraga zo gukorera Imana, kandi aho zituruka Imana yari isaha imwe izajya ikantabara nkavuga Imana neza. Haleluya, haleluya. Nuko maze kurota telefone umuntu arambwira ati hari igihe Imana izakugirira neza. Mu gihe nabitekerezagaho ndongera ndaryama ndarota, ndota igitanda cyanjye kiriho urumuri nyinshi zizengurutse igitanda. Hejuru y'igitanda hariho urumuri runini ruri kumyasa cyane ruturutse mu ijuru. Telefone umuntu uzi gusobanura inzozi arambwira ati hari ikintu Imana yejeje mu cyumba cyawe. Ndavuga nti hari ikintu Imana yejeje mu cyumba cyanjye, ni urupfu. Mu cyumba cyanjye habamo urupfu, hari igihe yaba ari urupfu Imana ikuye ku gitanda cyanjye. Ariko igihe kimwe cyarageze, nsubiye inyuma gato, tumaze kubona yuko dukuze, tumaze kubona yuko mu byo Imana yaduhaye hari nta bana barimo, tumaze kumenya neza yuko turwara cyane tukajya mu bitaro bishobora no kwica umuntu. Turangije twumvikana ko tutazongera kubyara, twandika senya, turasenya. Umugabo arandika ngo rwose muri uru rugo nta mwana wacu tuzarera Imana yaduhaye. Muri iyo myaka yose namaze nareze abana 27. Tuti Imana abo barahagije, tuzabona abuzukuru babo bana, tuzasugwa n'abo bana, twebwe mu byo yaduhaye nta bana waduhaye. Noneho umugabo wanjye amaze kumbwira ngo dusenye isenya niyo nziza, tuyishyire ibitabo, tumere nk'abari kwibutsa Imana ko nubwo twayikoreye hari ikitaduhaye cy'ingenzi, nubwo tuyikorera ko hari icyo yagombye gukora. Turangije turasenya, dusenya ko tutazongera kubyara. Nabanye na senya mbi mu cyumba cyanjye, nabanye na senya mbi. Hari igihe ubaho ukagira senya mbi mu buzima, hari igihe ubaho ukagira senya mbi mu buzima, mu kabati kiwawe. Nanjye byambaye imyaka yose nari mfite senya mu cyumba, namaze imyaka 3 mfite iyo senya. Niho Imana yatangiye kungirira neza, niho Imana yatangiye gutanga iyerekwa kuri njyewe maze gusenya. Noneho umunsi umwe nza gusurwa n'abashyitsi bambera umugisha. Tutari twagera ku bashyitsi ngo mbabwireho gatoya, reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome Abami ba kabiri ibice 4, Abami ba kabiri ibice 4. Turahera ku murongo wa mbere turageza ku murongo hepfo gatoya. Abami ba kabiri ibice 4, umurongo wa mbere, umurongo wa 4 turageza hepfo gatoya. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'umugore w'Ishunemu. Umurongo wa 8, bukeye Elisa arahaguruka aje Ishunemu. Hariyo umugore w'umukire, aramuhata ngo aje iwe gufungura. Uwo mugore aramuhata ngo aje iwe gufungura. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajagayo gufungura. Bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati mbonye ko uyu mugabo uhora atunyuraho ari umuntu wera w'Imana. None ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu, dushyiremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko kitabaza, maze uko aza kudusura aje acumbikamo. Hariho ubwo yaje gucumbika muri ako kumba aryamamo. Abwira uwo mushunemukazi, amaze kumuha magara aramubwira ati abwira umushunemukazi ati dore ineza watugiriye yose igeze imbere y'Imana. Twakwitura iki? Urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Aramusubiza ati oya, nibera mu bacu. Amagambo y'Imana. Uyu mushunemukazi nashatse kumuvugaho. Uyu mushunemukazi yagiraga abana nta muhungu afite. Uyu mushunemukazi ijambo ry'Imana riratubwira ngo yari umukire. Uyu mushunemukazi ijambo ry'Imana ritubwira ko yakundaga abantu, yakundaga abashyitsi. Umuntu w'Imana yamunyuragaho akajya gufungurayo, akamufungurira, akamuha ibyo kurya, akamuha ibyo kunywa. Aramukunda. Birumvikana ko yageragayo bagasenga, birumvikana ko yageragayo bakaganira ijambo ry'Imana. Nyuma yaho umukozi w'Imana yumva neza ko hari icyo amukoreye, yumva neza ko ntako atagize, yumva neza ko yakunze abakozi b'Imana.
twibuke neza yuko hari n'abadakunda abakozi b'Imana. Tubyumvikane neza ko hari n'abantu bumva abakozi b'Imana batabitayeho, ariko uyu mushunemukazi yari umukire agakunda n'abakozi b'Imana. Noneho Elisa igihe yahanyuraga cyose yajyagayo gufungura, kuko nta jisho ribi yabonye ku mukozi w'Imana, nta jisho ribi yabonye ku uwo mudamu. Arangije aravuga ati nzajya nyurayo nje gufungura. Umudamu abonye ko uwo mukozi w'Imana yabakunze, abwira umugabo ati ndakwinginze twubake inzu hejuru, umukozi w'Imana naza aje aryamamo. Bivuga ngo ni etaje, bivuga ngo yamuhaye agaciro. Yubake inzu hejuru y'inzu yacu, aje aza aryamemo. Umukozi w'Imana umunsi umwe agezemo arareba, aritegereza, abonye ibyo umushunemukazi yakoze. Arangije aravuga ati muhamagara ze hano. Baranyugwa. Yari hamwe na Timoteyo, nibwo ijambo ry'Imana rivuga. Bahamagara uyu mushunemukazi, ngwino hano, ngwino hano. Harya tugukorera iki? Twanezerewe, tugukorera iki? Urashaka kumenyekana ibwami? Kuko bari bafite ubwo bubasha, bari bafite ayo mikoro ubwo kuba bamugezayo. Aravuga ati wowe ndashaka kwibera iwacu, ndashaka kuba mu bacu, ndashaka kwibera mu yandi magambo mu mudugudu w'iwacu. Arangije waruza amateka yaramwongera amubwira ati nta mwana w'umuhungu afite. Arangije amubwira ati wabyemera utabyemera, ikindi gihe nk'iki uzaba ufite umwana w'umuhungu. Haleluya. Arangije amubwira ati uzaba ufite umwana w'umuhungu. Kubera yakunze abakozi b'Imana, kubera yamwubakiye hejuru y'inzu yabo, bivuga ngo yamuhaye agaciro karuta ako ubwabo bafite. Yibutse yuko avugira Imana, yibuka yuko ari umukozi w'Imana rwose, yibuka ko hari icyo yamukura wowe udafite. Isaha y'Imana yigeze hari icyo ubona, kandi tumaze kumenya neza yuko isaha y'Imana igeze icyo ubona ntabwo kiva mu ijuru ngo kikugweho, ikoresha abantu bayo. Bivuga ngo kunda abantu, bivuga ngo kunda abantu bose. Naje kubabwira ko Imana yangiriye neza. Iya Mana yangiriye neza maze imyaka 24. Imana yampaye umwana, Imana impa umwana kugira ngo abantu bose bazabone ko hari isaha igeze ikora. Haleluya. Hari Imana ishobora kukugira neza utabizi kuko utasenga. Igihe cy'Imana kikagera ntumenye ko igihe cyageze kuko utasenga, ariko usanzwe usenga igihe cy'Imana kikagera wamamaza iby'Imana. Niyo mpamvu navuze ngo nzavuga iby'Imana, niyo mpamvu navuze ngo imbaraga nakoreshaga nzazikoresha bukubye kenshi, kuko nakoreye Imana igihe kinini mpetse amaboko, nakoreye Imana igihe kinini ntacyo nakwerekana, nakoreye Imana igihe kinini nta kintu navuga mu muryango nyarwanda. Ariko uyu munsi ndiho ndavuga kuko hari icyo navuga kikemegwa, hari icyo navuga ko Imana ikora kuko abantu bakabyumva, hari icyo nababwira kikemegwa bigashoboka. Haleluya. Igihe cyo gutabarwa kigeze, mugira neza za kunsura, turarya turanywa turanezererwa. Tumaze kunezererwa ni ibintu bizwi n'abantu benshi. Arangije aravuga ati nta n'ikintu gikomeye twari twatetse, nari namutekeye umutsima w'ingano. Aravuga ati ndanezerewe. Uyu muntu wamenye ko nkunda umutsima w'ingano ni muntu ki? Yari umuzungu. Ni Imana yamukoresheje. Uyu muntu watetse umutsima w'ingano ni muntu ki? Ahageze hose umutsima w'ingano uraryoha, ahageze hose umutsima w'ingano waryoheye. Abantu baramubwira ati ariko uriya mudamu muvuga ngo azi guteka umutsima w'ingano, uramuzi? Uzi ko nta mwana agira? Igihe cyose yabimenye yahise arira agaruka kunsura. Aravuga ati njye nabavuza. Turamubwira ntabwo byashoboka, twamaze gusenya ko tutazongera kubyara, twamaze kwandikira Imana ko tutazongera kubyara. Ijambo rikomeye yaravuze ngo mubyara umwana umwe mbibone, apfe mu maso yanjye nanjye mbibone. Atubuza amahoro kugeza ubwo twongeye gutekereza koko kumanura cya gipapuro aho twagishize ku gitanda tukareba ko twabyara nawe akabibona. Twabikoreye kugira ngo apfe abibone, kuko twabonaga nta cyemeza afite. Icyambere yatubwiye abati mfite ukuboko kwiza mu gusenga, iyo nsengeye abantu hari igihe basubizwa. Icya kabiri, mfite ibyiringiro muracyari bato birashoboka, kandi ibyo byose yabivuga tukabona ari byo. Nuko aravuga ati umunsi muzatwarinda muzambwire. Imana iramukoresha. Igihe twatwaye inda twaramubwiye ahita avuga ngo ndaje. Nawe yari ameze nk'igihe Elisa yarageze mu rugo rw'umushunemukazi, nawe yari ameze nk'igihe Aburahamu abamarayika bari bamugendereye. Niko mbigereranya.
yaragarutse ngira ngo ashye kurya umutsima w'ingano, ariko aravuga ngo tugende kwa muganga. Imana yaramukoresheje, yanjyanye kwa muganga, kandi koko umwana yamvurijeho ni uyu mwabonye. Imana yaramukoresheje, niwo mwaka Imana yangiriyemo neza. Kandi kugira ngo Imana yerekane ko ari Imana, kugira ngo Imana yerekane ko abakomeye atari bo bakuvuje, Imana yerekane yuko abakomeye utajishingikiriza ngo bari abazungu. Uwo muganga yanjyanyeho kumvura, si wowe wakomeje kumvura. Yamvuye igihe gito, Imana impereza undi kubwo kugira ngo Imana izigaragaze. Bantu b'Imana, Imana yangiriye neza, ibyo mvuga n'ibyo nabonye. Imana yagusuye, abantu bose barabimenya mu mudugudu. Imana yagusuye, abantu barabimenya ku isi hose. Hari abantu Imana igirira neza ntibimenyekane kuko badasenga. Hari abantu Imana ibigirira neza bikamenywa n'abo mu mudugudu gusa, kuko nawe ni uwo mu mudugudu. Ntajya gusenga, ntakunda gusenga, ntakunda abantu, ntagaragara. Abo bantu Imana ibagiriye neza ntibabimenye. Ariko njye naravuze ko yangiriye neza, nzabimenyekanisha. Yangiriye neza nsanzwe nsenga, yangiriye neza nsanzwe nkunda Imana, yangiriye neza nsanzwe nkunda abantu, kandi ngirira neza nsanzwe ndi umukozi w'Imana. Nzavuga ubutumwa kizanshoboza, nzayamamaza. Ariyo mpamvu nashatse kugira ngo habeho umurongo ngenderwaho wo gushakirwaho, umurongo ngenderwaho witwa isaha y'Imana, kuko isaha y'Imana igeze biremera, isaha y'Imana igeze birashoboka. Tuzavuga byinshi, tuzaganira byinshi, muzabona byinshi, ubuhamya bw'abantu benshi isaha y'Imana igeze ko byemera, tuzabaganiriza. Murakoze. Tugiye gusenga. Abumva nabo isaha y'Imana yabageraho uyu munsi bahaguruke dusenge. Abumva bakeneye ko isaha y'Imana yakwihutishwa bahaguruke dusenge. Abumva bakeneye Elisa, abantu benshi kuko batabona ishusho ariko bemera neza abahanuzi, nibahaguruke dusenge. Isaha y'Imana urayikeneye, wikwiheba, subira mu mwanya wawe. Imana igiye kuza, ije iwawe, nuko wowe ushaka gusinzira, wikutuma igera iwawe wasinziriye, wawunikiriye. Tugiye gusenga. Kuri mwe mwese muhagurutse, tugiye gusenga. Kuri mwese mwumva ko isaha y'Imana muyitegereje mwihanganye kandi musenga muri mu rusengero, tugiye gusenga. Kadusenge. Mana turagushimye, ugira neza, uri Imana yacu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye imirimo yawe, tugushimiye ibitangaza byawe, tugushimiye ibyo wakoze kuri twebwe turi hano, no kubuteganya kubikorera abo turi imbere yawe. Ndakwinginze Mana, ndakwinginze Mwami wanjye, uzabikorere kwiyubahisha. Ndakwinginze Mana yacu, uzabikorere kwiyubahisha. Twarakubonye, turavuga ibyo twabonye, ariko dusengeye cyane cyane abagore babuze abana. Turabasengeye abagore babuze abana bari hano n'abadukurikiye, turabasengeye. Abari ku isi hose turabasengeye. Mana, ingo ziriho zifite ibibazo zo kutabana neza, turazisengeye. Mana, ndakwinginze, harimo intore zawe, harimo abo watoranyije, ariko uwo musaraba uraremereye. Uwo musaraba barabona uri imbere yabo bakabona ari umusozi. Mana, turabasengeye, bagirire neza, bahe kubaho, bahe kubyara. Isaha yawe turayitebukije, isaha yawe bahe kugira ngo bayitegereze bari mu nzu yawe. Isaha yawe bahe kugira ngo bayitegereze bari gusenga. Isaha yawe bahe kugira ngo bayitegereze bihanganye, kuko ushoboye byose. Urakoze, urakoze kuko uri Imana, urakoze kuko uri rubasha, urakoze kuko uvuga bikaba. Mana, nsengeye umudamu uhora telefone uri Buganda, naho ari yumve ko musengeye. Nsengeye abadamu nasuye bari muri Kongo. Mana, ndabasengeye. Mwami wanjye, bambwiye ko harimo abambwiye bamaze imyaka 20 batabyara, harimo abamaze imyaka 15, harimo abamaze igihe gitoya. Bose ndabasengeye. Tuzumva amakuru meza ko arabo wagiriye neza, tuzumva amakuru meza ko ari isaha yagezeho. Mana, urakoze kuko ushoboye byose, urakoze kuko uzabikora. Urakoze Mwami wanjye, n'ikigerageze kutari cyo abana nacyo kiraryana. Abo bose turabasengeye bafite ibibazo by'amadeni, abafite ibibazo by'ingo zabo, abafite ibibazo by'inzara, bose turabasengeye. Urakoze kuko ushoboye byose, ni mu izina ryawe Yesu, amen.